umwisilamu utarabwirijwe Yesu, umuhindu utarabwirije Yesu, umubudu utarabwirije Yesu, basogokuruza bapfuye batarabwirije Yesu bashobora kuzaja mu ijuru. Ariko bigenze gute? Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data atamujyanye. Ariko Yesu niwe kuri. Sanze rino somo ntabwo nagenda ntari bahaye iyo abantu bambaye ikaze nanjye bahawe ubutunzi bwa Imana yampaye. Isomo riboneka muri Bibiliya, ntabwo ari ku ruhande igiye gukoresha ibyakozwe n'intumwa igice cya 4 kuva 11-12. Baranditse ngo Yesu niwe buye ryahinduwe namwe amuzi, kandi ryahindutse irikomeza imfuruka, kandi nta wundi agakiza kabonerwamo kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu bikwiriye gukizwamo. Impamvu mubwiye iri jambo ryitwa ngo Yesu ni ibuye ryahinyuwe n'abantu, twebwe abubatsi turarihinyuwe, kandi ngo iri zina niryo twahawe kuko nta handi agakiza gakwiye kubona. Ni ukuvuga ngo iyi si yabagaho imyizerere itandukanye, habagaho gutamba ibitambo bahongerera ibyaha. Bamwe abakene bakundaga guhiga utuntu twitwa inuma z'impundu. Abafite ubushobozi bashoboraga kuba batamba intama, abandi bagatamba ibimasa by'imishishe. Ariko igihe kiza kugera, Imana rero bahaye kondisiyo ko bagomba kujya batamba izibyibushye, izidafite intege, zidapfuye amaso, izidafite ubumuga. Abantu batangira kwiyimbira ibintu byabo bivuga. Noneho hariho n'abatambyi bari barategetse kujya bajya gutambira abo bantu, bagakora ibyangwa n'amaso y'Imana, cyane cyane abana babo. Dufashe nk'urugero rw'umuntu witwa Eli, yari afite abana b'abahungu b'urubyiruko ariko babi cyane, kandi Eli we yakurikiranye abantu bananizaga abantu bajyaga gutamba igitambo. Abantu bikunze Imana no gutamba igitambo ku kibazo. Imana yitegereza ibyo bintu rero akavuga ngo ariko se ko mbona inyamaswa zitabasha gukuramo ibyaha bari hasi, ihitamo muri guverinoma yayo mu ijuru uzacuma amanuka ari Kristo. Abayisilamu bemera Mariya, abayisilamu bemera Yesu, ariko ndashaka kubabwira ngo abizera Yesu ntibamwemere nk'umucunguzi wabo, ntibamwemere nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Ntabwo umucyo uzigera ubatandukira. Dusenga Imana imwe rukumbi, nibyo twizera kimwe, ariko ikintu tugomba kwizera cyane ni iri zina ryahawe abantu dukwiriye gukiza, uzwamo rya Kristo Yesu. Yesu niwe wenyine wakuyeho ibimasa by'imishishe n'inuma z'intungura n'intama zatambaga ibitambo. Yesu amaze kubikuraho byose ngo ahera n'ahera cyane, hadatamuritsemo kabiri umuntu wese yigerera. Yesu rero ni wa wundi wishwe azira ibyaha by'abantu kugira ngo atubere cya gitambo hameneka amaraso. Adamu wari warakoze icyaha ariwe dukomokaho, hagombaga kuza Adamu ukiranuka ariwe Kristo wagombaga gucungura umuntu. Bimaze kuba ko Yesu yaje kujya hehe mu ijuru, ndagira mbabwire rero nshuti zanjye mukurikiye, azagaruka, kandi nagaruka azarobanura nk'uko umuntu arobanura ihene mu ntama. Azatoranya abamumenye neza, azatoranya abamwumviye, azatoranya abamwubashye. Abo bonyine nibo azabasha kwicarana nabo mu bwami no muri paradiso. Ndagira ngo ushishikarize rero n'ahanjye nawe tube maso, niba utaramwakira umwakire. Yego ushaka kwibaza uti ariko se ko ngewe ndi umwisilamu ntaramwakira? Kwakira Kristo ni amagambo make, ni ukwatuza akanwa kawe ko kubera umwami n'umukiza
umunezero, mpakura ubugingo, mpakura agakiza, mpakura n'inshuti z'umumaro. Inshuti mbi zose ziraguma iyo uri muri Yesu. Inshuti z'indyarya ntabwo zongera no kuguhamagara. Biragoye ko navuga ngo Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa data atamujyanye, ko iyo nzira bayicamo ngo bagere mu ijuru. Oya, isomo riboneka muri Bibiliya, ntabwo ari korogani igiye gukoresha. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 4 umurongo wa 11 n'uwa 12. Baranditse ngo Yesu niwe buye ryahinduwe namwe amuzi, kandi ryahindutse irikomeza imfuruka, kandi nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu bikwiriye gukirizwamo. Impamvu mubwiye iri jambo ryitwa ngo Yesu nonese ko barwabugiri bapfuye batarumva inkuru za Yesu, baruganzu basogokuruza ko bapfuye batarumva inkuru za Yesu, byaba bivuga ko bazajya mu muriro. Ariko siko Imana yabiteganije. Yateganije ko muri buri muntu ishyiramo boîte noire yitwa umutima nama, ihambura ikavuga ngo ya urabona n'umutima wawe urakwemeza ko hari ibintu wagiye ukora kandi wabikubujije. Abo iyo niyo ubanza nuko banze kwizera ubutumwa bwiza, uko ntabwo bigeze babwirwa. Bazacirwa urubanza ruhwanye n'ibyo bemera. Gusa Bibiliya ihamya yuko amategeko, impamvu Yesu yaje nuko amategeko yari yarananiwe gukemura ikibazo cy'icyaha cy'umuntu. Nta muntu amategeko ashobora gutsindishiriza imbere y'Imana, ariko haramutse ahari ni nako bisubiramo, ni nako bivuga. Aravuga ngo uwo muntu washyizeho amategeko agashobora kuyubahiriza nk'uko yayashyizeho, wazacirwa urubanza ruhwanye n'iki n'amategeko. Ariko b'iki gihe cyacu Imana yaduhaye inzira utazayubahiriza uzabwirizwa ubutumwa bwiza. Muri Yohana Yesu aravuga ngo dore iteka baciriweho n'irye, nuko umucyo waje mu isi ariko bahitamo kwibera hehe mu mwijima. N'ibintu bibiri, hari umucyo waraje barawubona banga kuwakira, ariko bahitamo kwibera mu mwijima. Ariko hari abandi batigeze banamenya iby'uwo mucyo, ntabwo bashobora gucirwa urubanza rero rw'umucyo batagize ute batabonye.